nongeye kubasuhuza mwe mukurikirana ibiganiro byacu kuri The Truth Inside. Ndabifuriza amahoro n'imigisha mwege muherereye hirya no hino, waba uherereye muri Leta Zunze za Amerika cyangwa se uherereye muri Europe no muri Asia ndetse no muri Africa no muri East Africa. Iyi ni ya channel rero iguhereza umwemerere w'amakuru agenda avugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ibintu bigenda bifatiye indi ntera. Nongeye rero kugushimira wowe wakoze subscribe, mwifuriza amahoro n'imigisha kandi ndanagusabira umugisha utangwa n'Uwiteka kabisa. Imana ikomeze kuguhereza umugisha. Yena numwe uduhereza comment cyangwa se like, mwese hamwe kabisa ndabifuriza amahoro n'imigisha umuherereye mwese. Nongeye kubibutsa ko muri kumwe na wa musore wanyu Bahati Chris nk'ibisanzwe kuri The Truth Inside. Ni kuri rero kuri ya saha na wa munota duhora tubabwira ati ko tuzatubagezaho imwe mu nkuru mutari muzi cyangwa se mutari mwumva hirya no hino. Nongere rero kukwibutsa nanone kugira ngo ukore subscribe ni mutarabashije gukora subscribe, uhakane kabisa kugira ngo ubasha kwita wakira imwe mu nkuru tukugezaho umunsi kundi cyangwa umunota kundi guys. Ndetse unaduhereze comment hasi, nugataruke inkuru kabisa udakanze comment, please kabisa taruke udashizeho comment hasi cyangwa se udakanze like. Nuko rero ngo ikaze rero mu kiganiro cyacu cyangwa imwe mu nkuru irimo kuvugwa hirya no hino y'uno musore wababaje abantu benshi cyane, washenguye imitima ya benshi ku isi hose kabisa, dore ko yari umusore waruzwi n'abantu benshi ariko ubuzima bugeraho bimera nkaho byanze. Iyi ni inkuru rero yakomeje kubabaza abantu benshi, dore ko uyu musore yaragiye ararwara, araremba cyane, arwara indwara ibabaje, indwara ubona yuko yatumye umubiri we uhindurwa cyangwa se umubiri we wita ucika intege. Ni umusore bita James. Umusore bita James rero wavukiye mu Rwanda, nyuma yaho akaza kubarizwa mu Burundi, dore ko yari afite imyaka 27 kabisa, yari akiri umusore ukiri mutoya, dore ko urupfu rwe rwababaje abantu benshi cyane hirya no hino kabisa, ko dore ko niyo mpamvu tukubwira ati inkuru ntugahitaruke utabanje gukanda rest in peace cyangwa se kumwifuriza iruhuko ridashira guys. Dore ko ni ibintu bibabaje, byababaje abantu benshi ku buryo nawe kubyumva ndabizi ko umutima ushaka kwita wumva yuko kubyakira biragoye cyane kubona umwana w'umusore wari ufite umubiri ungana gutyo, nk'uko mubibona kuri screen yawe. Yari afite umubiri abyibushye kabisa, ubona yuko ari umusore ushitse ufite imbaraga, ariko isi bikageraho bikanga, ukaza kubona yuko bigezeho byanga umubiri umeze nkaho ucitse intege. Nk'uko ubibona rero, ndebera nawe ku foto yo hirya yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro, undebera uburyo yari ameze, uhindukire urebe no ku foto ya kabiri aho yicaye ku gitanda uburyo ameze, n'inda yabyimbye imeze nka ya ndwara y'urushwima. Mana yanjye, ni inkuru rero yakomeje kubabaza abantu benshi. Umwana w'umusore yaragiye arahinduka, aragenda, inzobe yari afite aragenda ahinduka aba igikara, umubiri uragenda urananuka urashira. Mana y'isi n'ijoro, Imana ikomeze kumuhereza iruhuko ridashira, ndetse n'umuryango wiwe ukomeze kwihangana, dore ko ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda cyane. Namarira guys, dore ko umubiri ni ubusa. Wowe usigaye ku isi sinzi icyo uba wiyemerana, sinzi icyo uba wumva yuko ufite, nta kintu uba ufite, kuko ni ibintu biba biteye agahinda guys. Ni ibintu biba bibabaje cyane kubona umwana w'umusore nk'uyu nguyu ugeraho nkaho wumva yuko birababaje guys, birababaje. Uyu James yari umwana w'umusore wagwaga urugwiro cyangwa wagiraga umutima w'urukundo mu rubyiruko ndetse no mu nshuti ziwe, ubona yuko aho bamukiniraga cyangwa se bamwitabazaga yahageraga mu buryo nk'ubwo guhombya. Ariko amarira ni menshi mu nshuti n'abavandimwe,
Imana icyo twasaba, Imana ikomeze kumubabarira aho yaba yaracumuye, Imana imuhereze iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo. Mana we, sinzi uko nabikubwira ko uru ni urupfu rubabaje, urupfu rw'agahinda, urupfu rw'umubabaro, aho ubona umwana w'umusore ungana gutya ageraho umubiri ukagenda ugakonkoboka, ukagenda ushiraho buke buke mpaka hagasigara inda yonyine ari ibyimbye. Ntago wagira ngo uyu ni James. Ndebera ku foto iri hirya yambaye umupira w'umweru, urebe no ku foto yambaye isengeri, ntago wahita uvuga ati ni abantu babiri batandukanye. Ntago ari we, nk'uko ubibona ntago ari we. Mbabarira nawe undebere kwera, umbabarire nawe undebere icyo bita umubiri n'ubusa. Guys, twe tuba dusigaye, mureke tujye dukundana, dushire hamwe, twungurana ibitekerezo. Mbese aho ugize ikibazo utabare mugenzi wawe, kuko n'ubundi ibi ni iby'isi, tuzabisiga kuri ino si. Ni ibintu biba bibabaje, guys. Ibi ni ibintu biba biteye agahinda n'akababaro. Niyo ubibona nawe wowe aho uherereye urumva wowe ushaka gutekereza, ariko ugasanga abantu bafite imyiryane, bafite ibintu utabona, mbese utamenya uburyo bisobanuramo. Niyo mpamvu nkubwira rero, wowe usigaye ujye ugira umutima w'urukundo, ugira umutima wo gufashanya, ugira umutima mbese uharanire ishema, uharanire kuzasiga inkuru nziza ku gasozi. Aha n'ahandi rero ni inkuru yakomeje rero gusakara hirya no hino, ubwo babitugezagaho natwe ngo tubibagezeho kuri The Truth Inside. Niyo mpamvu tuba twakubwiye ati rero ngo ujye usiga subscribe ndetse unasige comment. Guys, usige comment hasi, unadusigire like, kuko ni ibintu biba biteye agahinda. Tuba dushaka ubutumwa bwanyu, musakaze inkuru hirya no hino ku nshuti zanyu, bamenye n'abatari abari inshuti y'uno musore, bamenye yuko ubu ngubu bitazabatungura, James yitabye Imana. Nuko rero nuko bimeze. Nagira ngo ubwira ati ntahandi ni kuri The Truth Inside, mubwira ati ni bye bye, ciao naho